wenda uko progressive uko agenda avuga n'ibyo hari n'uzavuga n'abandi kuko numvaga yuko yajyaga baniga abantu bagataka hari n'umukobwa noneho numvise cyakora twaravuganye uwo mukobwa wo yashakaga kwambura abumubeshya ngo arashaka kumurongora ariko eventually yagombaga nawe kuzamurya. Uwo mukobwa se yakubwiye ko uko yarebaga Kazungu yabonaga ari umuntu wuzuye neza, yabaga ari umuntu wuzuye rwose kuko yaramwe ati ikintu cyantangaje igihe twabanye cyose andetinga ntabwo yizamire ko turyamana. Kazungu se aho Gikondo nawe yiciraga abantu. Urumva uriya perezida Neva muri bisi atangiye kampeni yo kurwanya ibisambo by'amafaranga ya leta kandi abisambo by'amafaranga ya leta bamwe n'abakomeye bari mu nzego za guverinoma n'iza gisirikare cyane cyane witwa kuko ngo hariho urwandiko rwanditswe mu ibanga kandi rutari rwasohoka. Rwanditswe nande? Rwanditswe na perezida yuko uriya minisitiri w'ingabo asimburwa n'umusimbura yamaze kwandikwa ariko kubishyira mu bikorwa bamwe abamujyanama baramubwira ati reka udakora ishyano. Minisitiri w'ingabo cyangwa umugaba w'ingabo? Umugaba w'ingabo niwe agombaga gusimburwa, umusimbura nawe arahari, uru rwandiko ruhari mu ibanga ariko kugira ngo rujye ahagaragara habayeho kubanza gutegereza kuko abajyanama bamubwiye perezida ati ntukore iryo shyano n'inama mfata niho abayobozi bo mu isi niho bajya guherwa amabwiriza ibyo bagomba gukora umwaka ugiye gukurikiraho nta kimaze. Gusa uyu mwaka hari igishya kirimo mu bihugu 5 bikomeye by'ibihangange Amerika yonyine niyo yahagarariwe. Benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Pastor Peter Musisi nk'ibisanzwe mu kiganiro ubuhanuzi na politike cyo kuri uyu wa gatatu. Pastor, uri amahoro? Ya ndashima Imana. Nirigiye ko nawe muri amahoro kandi mukaba meze neza. Abari umwanya wo gusuhuza abakurikira Primo Media Rwanda. Nibwira yuko Imana iri kumwe nabo kandi izakomeza kubarinda. Pastor, tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye zirimo nk'ingingo ya Kazungu ushinjwa kwica abantu 12 ariko ku munsi w'ejo kuwa kabiri amakuru aturuka mu bushinjacyaha avuga ko Kazungu bwe yiyemereye ko yishe 14 ahubwo 2 akabateka mu isafuriya akabarya. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda uko iminsi igenda ishira indi gataha havumburwa amakuru mashya ariko anateye ubwoba muri iyi case. Ibi birabyumvamo iki? Icyo gihe mbyumvamo kandi nibwira yuko abantu bakwiriye kumenya inyoko umuntu agenda urushaho kononekara kandi n'abadayimoni kuko bari babanukira mu bantu benshi baragenda barushaho kubakoresha ibibi. Icyo bwacyo giteye ubwoba ariko ntabwo gitandukanye cyane n'ibindi bikorwa bindi bibiriho aho abantu bica abandi, abagore bica abagabo, abagabo bakica abagore babo, abana bakaba barabaye igitangaza, umuntu agafata umwana we bakabatera inda umwana yabyaye. Nuko abantu bahugiye mu bintu byinshi, bataba duhugiye mu makuru menshi ni na pressure z'ubuzima bwacu nazo ziriyongera buri munsi. Haraduka ibi, haraza ibi byica abantu, imyuzure, ibyago bindi, inzara, imihindagurika ya politike mpuzamahanga, ibintu baba bashaka batwimpozaho byinshi birenze ubushobozi bwacu. None ugasanga abantu benshi ntabwo bafite uburyo bwo gukonsentrate ku kintu kimwe ngo bakigeho barebe n'ububi bwacyo kuko birurirana nk'ibirutsi.
ariko nkaba nibwira ko birababaje ariko ni ikibazo cy'abadayimoni bari mu bantu. None se ntumva yuko hari abantu bagiye kuzahinduka amazombi abandi bagahinduka amavampire. Ibyo tugenda duhura nabyo cyane cyane mu byo tugenda twinjizwamo, ibyo turya, ibyo dukora iki, bimwe biradutera za kansa, biradutera indwara zinyuranye, noneho n'imiti tuzajya dukoresha cyangwa n'inkingo n'ibindi biduhindura ibikoko. So rero abantu bitegure yuko ibyo bishobora kuzaba ari byinshi mu myaka iri imbere, kuko nibi ntabwo bari babizi yuko byabaho. Turabona nk'ibintu byabaye muri jenoside bamwe tubyumva, wenda icyo gihe abantu babaye mobilized, banamweshwa n'ibiyobyabwenge, benshi bakora ibintu, abandi baranabeshwa, harimo imbaraga nyinshi, harimo n'igitugu cya leta, abantu bakora ibibi, katubyemere dutyo. Ariko no mu gihe nk'iki abantu kononekara, umuntu agahimukira abana yabyaye, undi agahimukira inshuti, undi agafata umuntu akamuzana n'umuntu muzima agereye akamurya nk'uko cyangwa akamwica, umuntu aba ameze atese. And this not bishobora kuba wide spread bikagera mu bantu benshi. So rero njye ndemera yuko ari ikintu kiriho gishobora kuziyongera, nta byiza biri mu isi dushobora ku expectinga cyangwa gutekereza, ahubwo twitegure kwakira ibi bimeze nk'ibyo hirya no hino ku isi. Kuba Kazungu ashobora kwemera ko yariye umuntu, pastor, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Umuntu kuvuga ati nubwo mwabonye imirambo 12 ariko abandi 2 narabariye. Kurya abantu ntabwo ari ikintu gisanzwe, kandi niyo warya umuntu agahanga abantu bagashaka bakakabona ntiwakamira. Amagufa nk'aya ngaya umuntu yashaka akayabona. No, hari icyo bita psychopath. Abantu bibivumbutsi bapfa kuvuga ibyo babonye kandi ntacyo atinya, cyane cyane ko ashobora kuba yegamiye ku zindi mbaraga zimwashoboraga ziti there is no problem, wowe tuzakurengera. Ibyo simbihamya, ashobora kuba yarabikoze kubwe, ariko ashobora kuba afite n'abandi afatanyije nabo. Wenda uko progressive uko agenda avuga n'ibyo, hari n'uzavuga n'abandi, kuko numvaga yuko hajyaga baniga abantu bagataka ntihagire utabara, bamutwara kuri polisi mu gitondo akagaruka, ako kantu nakomeje kukibazaho, ndibaza ko nawe uzakibaza. Somebody has committed such a heinous crime. Umuntu ahemutse kuri urwo rwego, akoze ikibi nk'icyo, umuntu atakiyiwe, aragiye baramufunze, hari n'uwamucitse, hari n'umukobwa noneho numvise cyakora rero twaravuganye uwo mukobwa wo yashakaga kwambura abumubeshya ngo arashaka kumurongora, ariko eventually yagombaga nawe kuzamurya, ariko nyamwe yashaka kubanza kumukuraho amafaranga, yari yamwe ugomba kumushakira amafaranga 300,000 ngo amafaranga yaza ngo bamara gukora ubukwe, noneho ngo akamwigira agashinga akamuha amafaranga. Niba rero ko yajyaga nkuko babivuze, ba victime be benshi yabanzaga kubambura amafaranga, bamwe muri bo niko numva. Noneho ngo ngira ngo yaramupangiye aho namara kumwaka amafaranga, nta kundi yajyaga kumwikiza kandi yamwambuye amafaranga ko ari ukumwica. So rero umukobwa n'umukobwa twahuriye ahantu arabimbwira n'amarira amunyuramo. Byumvikane ko hariho n'abandi wenda yabanzaga gukora bene iyo gahunda, akabica ari uko amaze kubambura amafaranga kandi menshi, yamusaba amafaranga 300,000. Umukobwa avuga ati simbizi, kugeza naho umukobwa yamubwiye ati ayo mafaranga sinayabona, ariko iwacu nibidanirana, ese buriya ko hariyo nka televiziyo flat ihenze nyiteruye nkayitwara nkayigurisha, nubwo batanyemerera nkareba uko twayikora amafaranga tukayabonamo, byahari icyo bibazo. Aramuta ahubwo ihute ukora uko ushoboye, niba bikunaniye ahubwo ngewe nzebe hafi y'urugo nuyikureyo ngewe uyimenye ifate nyirukanka. Ari Kazungu abwira uwo mukobwa. So you know things are terrible. Urumva aho yarageze, yari afite intention yo kuzica uwo mukobwa, ahubwo ashaka kubanza agira icyo amukuramo narangiza mwica. Nkuko birumvikana n'abandi yajyaga bica ngo abanje kubiba, nuko nubundi imitwe ni myinshi, harabo yabeshya ngo agiye kurongora, harabafataga akabatwara mu ndayize nk'ibyo ngibyo nta wamenye. Ibyo baga yababwiye byabaga. Uwo mukobwa se yakubwiye ko uko yarebaga Kazungu yabonaga ari umuntu wuzuye neza. Yabaga ari umuntu wuzuye rwose, kuko yaramwe ati ikintu cyantangaje igihe twabanye cyose andetinga, ntabwo yizamwire ko turyamana. Ntabwo yizamwire amubwira rwose. Akaza nk'umuntu uri serious. Aramwe ati genda uzane ibyangombwa byaso, ati data yarapfuye. Umukobwa aramwe ati narezwe na data wacu. No problem ugende babwire baguhe ibyangombwa, twe tubikore. Umukobwa ajyayo agira ngo ajye kwiyandikisha mu murenge w'abana. Yes. Noneho yageze yabaramubwira, isabe baramubwira, bari bamureze bati twe twakora ibyo ku butari twabona, none wowe genda ugira ute muzane tumureze. Yes. Biza kurangira rero Kazungu yemeye kujyayo yanze.
Kazungu yaranze ahubwo abwira uwo mukobwa ati wikwirwa wikwirushya jye bintu nabirangije nziranye na ba Sedo babinkoreye byaciyemo Sedo niba abandi Etat civil ahubwo muri Etat civil ba Sedo babandi ba executive ku murenge muri abo mwanditsi ngo yaramufashije Etat civil ngo bayimufashijemo ngo byararangiye ahubwo ngene uzane y'amafaranga ndakubwiye ibindi byose byarangiye nibwo namubwiraga ati rero iwacu turabakire sinzi byasaba kugurisha nk'akantu wenda tuvuge twagurisha nk'isambu atari ko ari ibyo ntizi byo byakunda noneho ntuza nawe ararakara ati gerageza uko ushoboye Kazungu atahubwo icyo ati se nta kindi kintu wakora mu rugo kigurishwa ati dufite flat niyo nabonye televiziyo wenda umuntu sinzi yuko bayimpa ati kereka mbonye uko nyibakuraho batabizi unata ahubwo bihuta ugende uyiterure ugenda bari hafi y'urugo niba ngombwa noneho ugende uyishyikiriza ndayirukanka urumva uwo mukobwa rero yatangiye kugira ubwoba bafite uyu muntu utamwagiye kundongora ko ntumva ari umubande noneho hari n'undi mugore byaje kurangira bite byaje kurangira akijwe n'umuntu w'umumama icyo gihe Kazungu ntabwo yatarakagiye hari yari akiri igikondo yabanje gutura igikondo yaratuye igikondo noneho mama abonye uwo mukobwa yaragiye guherekeza yaragiye gusura Kazungu nka fiyansi we noneho agira atya asohoka amuherekeje bageze hanze barahagarara umuhungu arimo amwigiriye umushinga amubwira ngo nazane abanze kwanza amafaranga 70 noneho ngo umukobwa nayazana bashobore gukora za cards invitation cards none namara kuzikora wibisigaye mu bukwe azabikora Kazungu ariko azana amafaranga yamuye agenda agiye gukoresha izo invitation cards noneho mu gihe kimubwira umukobwa yitekereza ko urumva hari ibintu bibiri amafaranga ya invitation cards abanzaze noneho na cya kindi cyo kuzasanga 300 yamubwiraga yuko ayo ngayo ari ukuzamukorera agashinga kazamuha amafaranga kuko adashaka kuba n'umugore udakora umukobwa nawe ntabwo ntiyarabazaga tsini mushinga cye ntabwo tujye umushinga ndawuzi 300 birahagije kugira ngo guhesha amafaranga yo kubaho ubwo rero umukobwa yari muri izo mbimbiri nawe byamucanze bahagaze rero badisikita ku mafaranga 70 ngo ari yabanza kuzana mbere ya yandi 300 kugira ngo invitation card zikorwe nibwo umugore yamubonye ngo ahera ko ari avuga izina ritazi avuga ati uwo mukobwa amuvuga mu izina ariko ritari ryo ati ndamushaka niwe wacu igitaramo Kazungu aramubwira ati zero mushakira wiki ati genda mushaka tuvugane mubwira ze icyo gihe umukobwa yarimo ari kuri telefone afite abantu avuga nabo agiye kureba reba inyuma reba umugore aramurimbuza ati ngwino Kazungu afata wa mukobwa ati ntabwo uri bugiyo urajya gukora iki naza tubwirira aha ngaha uretse se bashaka kumbwira ibyo wacu kucyo wandetse ko ayamenye uwo mama yarimo abwira ngo ngwino n'umukobwa wacu gitarama ndamuzi dushaka kumubwira ibyo iwabo noneho rero Kazungu turajyayo unose kagende ati se ko ati nabemere ko uri urugingo rwanjye tukaba turi umuntu umwe urashaka kugira ngo ubundi ko twakaba ibintu byo tubisangira urashaka kubwira iki gihe nta kumva namwe ati no ati gihe ntabwo nababwira mwembi ndashaka ko mwana ibyo mubwira ni ibintu privé noneho umukobwa nawe bakonsante ahera ko yishikaruza Kazungu ati reka gende yewe ni ibintu biki yakanyene nuvi cyambwira nze ngaruke gusangira umukobwa uwo mama abwira umukobwa ati niba ushaka kubaho ugashaka kutarimbuka uriya muntu nta kimwe mujya kubwira ntagire icyo wemera kandi uwo yabivuze ase nk'umuntu gusa wahanze ushaka kumukiza n'umugwana aba yarapfuye nawe niyo gahunda Kazungu se aho igikondo nawe yiciraga abantu urumva aho asinzi ibyo yakoraga igikondo kuko hari mu mwaka ubwo yabwiraga umukobwa byabaye muri 2022 ubwo rero icyo gihe naba yari yagatangiye kubica naba yarabicaga akabashaka cyangwa yari afite ahantu henshi birashoboka ariko uwo mukobwa yabwiraga bari bakiri igikondo niko yambwiye umenya hazagenda haza n'andi makuru menshi kuri iyi kesi it's very bad bamwe bati aburanira aho yakoreye ibyaha abandi bati aramutse agiyeyo yahahamura abantu hari n'abashaka kumwica ariko mwese n'inzego zirinda umutekano we ariko se ngo kumwica ugomba kumirwa kuko ubundi ntagomba no kuba no mu bantu ibiteri yuko ateye ntagomba kuba mu bantu ariko so umuntu uvuga ati yewe umuntu aramwisha ndamurya erega rero n'ikindi kintu cyaje kibaho mu isi ntabwo abantu bagitinya gukora kwica n'umuntu especially icyagiye no kwica n'umuntu kuko bazi ko nta ngaruka zabyo zihari so umuntu kwica abantu bavuga ngo igihano gihari ngo gufunga ubuzima bwawe bwose ubuzima bwawe hari n'umuntu ubundi hangaha hanze haba
uba wagondojwe n'aho aba atagira n'aho aba n'inzara adafite n'ibyo akora akavuga ati nibura nagenda leta ikajya ingaburira nkigumira hariya ni naho bishya bishyira tugomba rero gukanguka n'abaparlamentarians n'abandi bantu bagatekereza deterrent ibihano biri deterrent punishments kugira ngo bataba amahano bakatwambura tureba n'amaso yacu. Pastor, reka tuve hano mu Rwanda tugaruke gato mu karere. Urabyibuka ko mu minsi ishize mu Burundi aribwo havuze kudeta na Congo Brazzaville. Muri iki cyumweru turimo havuzwe ibya kudeta, abantu bakibaza bati kuki uwo mwuka wa kudeta ukomeje gucaracara? Umwuka wa kudeta twarabivuze tubivuga kenshi muri ya gahunda yo gushyiraho imigabane ibiri ihanganye mu ntambara ya gatatu y'isi. Iyo niyo gahunda ihari. Ntabwo rero abantu bashorwa mu ntambara badamaraye nta kibazo cyo bafite. Hagomba kuba ikibazo. Icyo kibazo rero kizatuma abantu bose bumva yuko igisubizo cy'isi ari intambara yarwanwa rimwe rizima, abapfa bagapfa bakira bagakira, hagamije kugira ngo ubukungu bw'isi bugwe. Ubu rero niyo mpamvu bumva kudeta zinogwanurwa ahantu hose, cyane cyane aho hagaragara yuko hari weakness mu bisirikare cyangwa no muri guverinoma. So rero ni muri urwo rwego rero wabyumvise muri Congo Brazza nigeze ariko nabwo muri twarabivugaga, twavuze Congo Brazza na Gabo bitari byanaba, tuvuga Togo, the Central African Republic. Ibyo twavuze yuko biri vulnerable birangira bibaye nkuko twabyumvise. So rero ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo Burundi rero waruvuze naho hari ikintu kiri sheke kuko uriya perezida Neva muri bisi yatangiye kampeni yo kurwanya ibisambo by'amafaranga ya leta, kandi abisambo by'amafaranga ya leta bamwe n'abakomeye bari mu nzego za guverinoma n'iza gisirikare, cyane cyane witwa General Frimo niyo mugabo, harya ni Frimo Prime niyo mugabo niyo ngabo Prime niyo ngabo, na no witwa rero ndi kuri yo Reveriye akaba ari umunyamabanga mukuru w'icyama cya CNDD-FDD. Abo rero bakaba ari abantu bakomeye cyane muri powerful, bakekwaho kuba aribo bakontorora ibintu byinshi. Urugero bavuga yuko niyo ngabo ni umugaba w'ingabo, ni chief of staff ya CDS wao, ari gukontorora ibintu byose bijyanye na peteroli, fuel mu gihugu. So hambere bajyaga bavuga rero ngo hari shortages z'ibitoro nko babyita. Urumva iyo umuntu afite monopoly ashobora no gukora ikintu cyashatse mu gihugu. So nicyo abantu bavuga ukuri nyako, ubwo sinkuzi wenda kuzagaragara. Ikindi cyo bavuga nuko uriya Reveriye afite gahunda yashyizeho umutwe uriya w'imbonera kura ruwe, nawe yategetse yuko bazambika uniform nk'iza gisirikare. Bavuga yuko ejo cyangwa ejo bundi habaye intambara ikomeye cyane ngo izo imbonera kure zari zirongoye inka zitwara muri Kongo, inka 10 mu ntara ya Kibitoki. Yego. None abasirikare barinze umutekano bagerageza kubihagarika kugira ngo barebe ibyo ari byo, izo mbonera kure ngo zirabarasa. Urumva kuri abasirikare b'igihugu bambaye uniform bafite imbunda barinze umupaka, wowe ukaza uri force udashaka yuko baguhagarika ngo bakubaze, ubwo se urumva iyo indiscipline urumva iyo umuntu yayihangarira. Kuki bakora ibyo se? Nuko bafite iyo basuzuguye igisirikare bafite uko biyumva nuko bameze. So ubwo rero byabaye ikibazo gikomeye. None ikintu cyabayeho kibi nuko abasirikare bafunzwe, barafashwe barafungwa, kandi they were doing their work. Ariko abantu bari Africans dufite ibibazo. Bo bakoraga iki? Bakoraga umurimo wabo nko bisanzwe bari ku mupaka, ibintu kuko ngo hari haca fraude bagomba kuhashinga bakareba. Noneho wowe uraje urubatesheje inshingano zabo. Noneho umaze kubikora aho kugira ngo ubutegetsi buhane wa wundi wakuhohoteye wowe wari ufungwa. Kandi bimbonera kure bavuga bimbonera kure wowe babanje kubarasaho. None bajya gukora iki nk'abasirikare? Ariko se ibyo bintu byewe bafunzwe ku itegeko ryande abasirikare. Of course ubwo ni
ndi abayobozi bo hejuru ntibavuze amazina yabo ariko se secretary general umunyamabanga mukuru w'icyama nabwo ashobora kubafungisha ndetse n'umuyobozi w'igisirikare chief of staff niba ari connected n'uwo ngo bafite ishyirahamwe bahuriyeho nabo babafunga kuko cyane igisirikare gishobora kuba kiri na private kidafite command ituruka ahantu hazwi. Ikibazo gikomeye turifite ibibazo bikomeye muri Afurika. Ibyo nibyo iyo kajagari niko gashaka nabwo yuko bashaka guhirika za leta ziri ku isi ibihugu byose bikajyamo akajagari abantu bagatangira kuryana abantu noho bita nihilists and atheists abantu badafite imburamuco n'abandi bantu ngo batubaha Imana mitima yabo batita ku mategeko ya leta cyangwa y'Imana bakaba ari bo noho bagira bate bahabwa ubutwari bakaba bafata ijambo nk'uko ureba imitwe y'ibyihebe ahiri hose ku isi hose ubu nifite ijambo. Ukaba uvuga ko se mu Burundi naho ibyo bishoboka cyangwa ntabwo mvuga ko bishoboka ndavuga sofa ibihari ibyo tubona ubu ngubu bishobora kutazana kudeta ariko niba haramutse hari amakimbirane mu bayobozi erega burya hari na kudeta ni nziza kuruta sivugo ni ukuvuga ngo kudeta ntabwo yegereranya n'umwiryane. Okay, umwiryane mu abaturage gusubiranamo cyangwa bari mu nzego za leta gutangira kuba bahangana nko bimeze muri Sudani. Muri Sudani buri gihari wowe bagifite aho kigana imitwe ibiri ihanganye kandi yose y'imbaraga kandi bari muri Sudani bita those ones bitangwa n'aba that force bitangwa ni RSF Rapid Support Forces bariya mu cyarabi wabo bitabajyanja widi nabo barimo abo ngabo nabo ne force ikomeye ni igisirikare mu kindi it is the second army nta muntu you cannot crush it with easy none igihugu kirimo kirashwanyuka birutwa n'ibyabaye muri Gabo bikaba rimwe cyangwa muri Mali leta ikavaho kabari ariko abantu bagaturage bakakomeza imirimo yabo kuko umuturage ubundi ikintu cye cya mbere no kubona ihahuriro rya buri munsi akaba naharyama akaruhuka ariko iyo habaye intambara abantu bakirukanka abandi bakararwa ntambi bagore bakabyarira ku nzira imvura abandi kabanyagira hanze abandi bakarwara ibisonga bagapfa abandi bagahunga. Muri make abantu birashoboka ko perezida w'u Burundi ahanganye n'ibintu bikomeye muri iyi minsi abantu batabona batazi kuko bavuga yuko ngo yagiye muri Cuba agomba kuvayo ngo ntiyataha ngo ajya muri Amerika ariko ugenda uva wenda yavuyeyo kubera iriya General Assembly wenda yayigiyemo ariko rero ngo kuva yagenda ntabugeze agaruka mu rugo ndibire ko yagiye babibire ko ari buve yakagaruka mu rugo none akabona gukomeza ajya hehe ajya UN ariko ikibazo nigeze agaruka kandi ngo hari amategeko yashize abasirikare kuri alert kuko borders zose n'ikibuga cy'indege ikibuga cy'indege n'imipaka yose ngo biri under strict surveillance babisize birimo biragenzura ku buryo budasanzwe none se habaye iki nene ushaka kubatera bikanze yuko ari igitero gishobora kuba kigiye kuza cyangwa I don't know iyo koze utyo igihugu kagishira utyo kuri that alert uba wikanga iki wenda ushobora kwikanga nyine ibi bya kudeta ari perezida ubikoze se kuko kibuga naba kirise cyuwa kikaba harimwe ibintu nk'ibyo ngibyo expecting se intervention from outside hari igitero akeka gishobora kuba kiva hanze aho niho ntumva ariko bakoze kudeta ibyo barabikora kugira ngo babanze basicuwaringe babanze barebe ko bagenzura byose mu gihugu inzego zigenzurwa hatagira abantu babacika bakagenda ku kibuga cy'indege hatagira se indege bishobora kuza zikabona umworera kubera hari imyivumbagatanyo ukagira abantu bahagwa n'imipaka yabo kugira ngo hatagira abantu binjira ubu irafunze ntabwo ifunze ariko iragenzurwa hariho icyo bita nyine iyo perezida atari mu gihugu ibyo biri mu bintu binacungirwa hafi cyane imipaka n'ikibuga cy'indege kigira abasirikare cyane none se iyo perezida ari mu gihugu niyo adahari umutekano urindwa cyane iyo bimeze biti iyo adahari
nibwo burinda cyane. yego kuba batekereza ko hari ariko ntabwo biri common everywhere, ntabwo babikora ahantu hose. Ikibuga cy'indege bakagishyira bakakimena abasirikare byo kukirinda yuko hari ikibazo gishobora kuhaba, ntabwo wari wabibona se. Hano no musaka haba ari security isanzwe irakomeza igakora uwo murimo, ariko ntabwo ari measures zindi ziba gukora ibintu bidasanzwe. Perezida ntahari, ikibazo ahubwo ushobora no gusikaringa perezida kugaruka mu gihugu, abati ibintu bapanze ni ibiki kereka ari shuwa yuko hari abandi bantu, kuko niba umunyamabanga mukuru w'ishyaka aho ni mu rwego rwa politiki batumvikana, kakara kabafite igisirikare cya control, n'uyobora igisirikare cy'igihugu noneho nawe akaba batumvikanye. Those are very important, kuko mwariho urwandiko rwanditswe mu ibanga kandi rutari rwasohoka. Rwanditswe nande? Rwanditswe na perezida, yuko uriya minisitiri w'ingabo asimburwa, n'umusimbura yamaze kwandikwa, ariko kubishyira mu bikorwa abamujyanama baramubwira ati reka udakora ishyano. Minisitiri w'ingabo cyangwa umugaba w'ingabo? Umugaba w'ingabo niwe wagombaga gusimburwa, umusimbura nawe arahari, uru rwandiko rurahari mu ibanga, ariko kugira ngo rujye ahagaragara habayeho kubanza gutegereza, kuko abajyanama bamubwiye perezida ati ntukore iryo shyano, ushobora kugira ingaruka ku gihugu. Asa nkaho nawe bitinye cyangwa se abihaye igihe ngo baze arebe ibyo yakora. Urumva nawe ibyo ntimeze bityo se bikaba birimo bijya ahagaragara. Afite amakuru y'urwo rwandiko yavuye, amakuru itangazamakuru rivuga ibintu bishobora kuba bivuga ukuri cyangwa ibinyoma, gusa nakubwira allegations ibyo abantu bavuga. Kandi hari ibigaragara bihari abo basirikare barashe imbere kuri kurasa abasirikare ba leta, bakaba ari nabo bafungwa, bakaba bafungwa abasirikare victims nibo babaye, bakaba ari bapanished, kandi aribo bari under control of the law. Yes, they were actually in charge of their duties. Abandi baje ibyo bakora ntabwo byemewe, none se n'abacuruzi mbonera kuri zacuruza zitari gutwara inka zikazishorera. Niyo bwaba ari abacuruzi banyura ku basirikare bagasobanura iby'ubucuruzi bwabo, kandi abo bantu akenshi bivuga ko inka arizo bambura abaturage. Ari nayo mpamvu bavuga ngo Kibitoke hariya harimo umutekano muke. So rero icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko umutekano muke udaturuka ahandi, aturuka ahubwo muri security organs ziri mu gihugu. Nyinshi muri zo ziri irego zitajyanye n'amategeko. Irego n'uvuga ko ntabwo ko sinzi yuko amategeko imbonera kure zashyizwe mu kubona ngo bari abantu urubyiruko rw'ishyaka. Ejo bundi se ko nabonye ahubwo banazikoreye umunsi mukuru. That means a lot. Bazikoreye umunsi mukuru hawo mu rwego rw'igihugu. Bashobora kuzikorera umunsi mukuru ko se kuzambika uniform irakwiriye no kuziha intwaro imbunda. Ese ibyo bakora byo gutwara inka bajya kuzitwara muri Kongo, kandi aho bazikura muri iyo territory cyangwa muri aho karere harimo umutekano muke, kuko izo nka se bari baziguze. Igisubizo ni oya, tubwira ko bari bazishimuse. Icyo ni ikimenyetso kigaragara. Ikindi nicyo cyo nkubwiye high alertness, basirikare gushyirwa kuri ku mipaka no ku kibuga, ahubwo no kuri radio na televiziyo by'igihugu ngo bushize n'ibyo numvaga bavuga. Bavuze muke, bari bavuze ko hari kugaragara urujya n'uruza rw'abasirikare benshi ndetse na za mbwa zicunga umutekano, zifasha abacunga umutekano ziye ku kibuga kuri radio na televiziyo y'igihugu. Barabazanye bashyira aho ngaho. Nicyo cyari cyatangiye kuvugwa mbere y'ibyo ngibyo tubwiye. Ni bibi cyane, kandi isi ifite ibibazo nk'ibyo byabereye muri Congo Brazza n'urugero bavugaga, nubwo byaburiyemo ariko ntushobora kumenya, bishobora kuba wenda hari byari byateguwe, kandi iyo byateguwe none umwuka mubi waje mu gihugu no mu buyobozi no mu baturage ubwabo. Bariya abaturage bo muri Congo Brazza bafite imigabane ibiri, abo bita Bakongo mu majyepfo bo kwa Lisuba, Pascal Lisuba, bahora bavuga yuko ubwo butegetsi bwabo bwabambuwe, n'abari amajyaruguru bariya bo kwa uyu perezida uriho Ngweso Sasungwaso. Abo nabo gasanga ni imigabane ibiri igize mu gihugu. Ibintu byo muri by'amoko muri Afurika biri mu dutera, ibintu by'uturere, ibintu by'amoko ni ibintu bibi cyane. So it's very very bad. Ibya Brazza byo kuba byaravuzwe hari andi makuru bifiteho? Oya, nta yandi arenze ayo ngayo,
kuko nta yindi nkuru nari namenya ituruka aho ngaho. Ya Pastor, hari amakuru yanavuzwe ko kuwa gatandatu ingabo za UPDF za Uganda zakoresheje Sukhoi 30 ubwoko bw'indege zigaba ibitero ku barwanyi ba ADF. Nayo warayumvise? Narayumvise rwose. Gusa sibo bwa mbere bibaye, hariho wenda babitekereje ukundi, ariko sibo bwa mbere. Mu ikubitiro rya mbere, offensive ya mbere, the first offensive in the initial stages zayo, zirandege zarakoreshejwe. Hari ryari? Siribuka ukwezi ni cyagiye batera ADF. Ushobora kubagira ngo haciye nk'amezi 6 simbizi. Rero barahateye bakoresha izo ndege. Ndetse izo ndege kuko kubera byatewe cyane n'imihanda, accessibility. Imihanda yo muri Kongo ntayo, baharo bagiye kwambuka ikiraro bitwara umwanya. Noneho bifasha za ndege ngo zitera hahandi tagetseho bari batekereje bari. Bavuga ko zaharashe, ndetse reports zikavuga yuko ngo bashoboye gushenga bazango birindiro byabo. Ariko sinamenye ukuri kwabyo, niba byari ukuri cyangwa byari wo propaganda, I don't know. Ikindi cya kabiri ntekaje impungenge mfite nuko bari abantu aho muri ayo mashyamba n'ahandi zishobora kuba zarasa abari mu baturage bandi, ashobora kuba hibereye abaturage b'inzira karengane bibereye aho bakajyanwa nabo bakagwa muri uwo mworera, kimwe n'abandi baba barafashwe mu gwate uko ADF cyane how does it bolster their force no kugenda bafata abaturage ku ngufu bakabajyana, ugasanga nabo bagiye baragendeyemo. Yego, baba barivanze n'abaturage. Kikaba ari ikibazo gikomeye cyane rero. Kugaba igitero se nka gutyo cy'indege biba bisobanuye iki? Niba bafite operation Shuja Uganda ihuriyeho na Congo, ya basirikare barwanira ku butaka, hanyuma tukajya twumva ngo Uganda yanagabye igitero cyo mu kirere ikoresheje ziriya ndege z'indwanyi. Kuba bazikoresheje igihe nta gitangaza kirimo, kuko barazikoresheje kandi barabyemewe kurwana n'umwanzi muri ubwo buryo. Ahubwo mashaka gutekereza ngo umwanzi afite imbaraga kuruta uko babitekerezaga, kuko nabo baramaze gukora ibyo bakushoboye gukora operation aho yarigeze, still bakongera kwifashisha ya force nk'iyo batangije. Navuga ko umwanzi aba agifite imbaraga kuruta uko babitekerezaga. Ako niko kantu numva ko karimo gake umuntu yakeka, kuko niba wenda barabarangije bavuga yuko hari hasigaye icyo bita remnants, abantu uburagarikira bwabo, none abo bantu bakaba kugira ngo bakore mobbing operations no kugenda bahumbahumba kwa, none bakaba bibaye kongera gukoresha indege, ubwo iriya force y'abandi still intact, baracyakomeye uko bari. Pastor, reka dusoreze kuri iyi nteko rusange y'umuryango w'abibumbye iteranye ku nshuro ya 78 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inama abantu bamwe bateze amaso ko igomba kuba buri mwaka, imaze imyaka 78 ba. Ni inama wowe ufata ute? Ni inama mfata niho abayobozi bo mu isi niho bajya guherwa amabwiriza ibyo bagomba gukora umwaka ugiye gukurikiraho, nta kimaze. Gusa uyu mwaka hari igishya kirimo. Mu bihugu 5 bikomeye by'ibihangange, Amerika yonyine niyo yahagarariwe na perezida, abandi bose bagiye bahagarirwa n'abandi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, perezida w'Ubufaransa ntiyagiyeyo, Ubushinwa ntiyagiyeyo, n'Uburusiya. Abo nibo tuzi bahagarariye muri bya bihugu 5 biri bifite icyo bita permanent seats. Nta nubwo ari permanent seats gusa, ahubwo bafite n'icyo bita veto power. Veto power, kuba bashobora kuvuga ngo uyu munsi ikigenda cyaze ndikiriweho. Ariko cyane abakoresha veto cyane n'ibihugu 2, Uburusiya na Amerika, nibo bakunze kuvuga. Ariko nabira bindi byabikora cyane nk'Ubufaransa bwabikora mu bintu bijyanye no n'ibintu bireba influence aho bitegeka habo. Nawe ikintu kibaye muri their sphere of influence, aho bafite ijambo,
bashobora kuba Bakoresha bayikoresha. Nko mu Rwanda bajya gukora ibyo bita ngo ni zone zone turquoise. Ntabwo bakoresheje vito barabisabye ariko barabyemerwa nta mananiza. Kandi bari bazi yuko bagiye icyari byaberaga mu Rwanda bari babizi. Ibintu byari byacize byarudogereye ntacyo bakoze ruri ntacyo yari yarakoze. Aho baraza bikika mu kiza kandi icyo bashaka gukora yari cover up kugira ngo bagire ibyo batsikisha n'ibyo bazimanganya ariko barabyemerewe. Niyo mpamvu ugiye nkubwiye ngo Loni nta kimaze mu buryo busanzwe bwo kuzana umutekano ku isi. Umurimo wayo ni ukuzana gahunda yateguwe ya Antikristo. Nubwo abatemera iby'Imana yuvuze Antikristo barwamwe ngo yuvugiye mu bya Bibiliya ngo tuba dutakaye ngo ntabwo byawe ntabwo tuba tubyumva ntabwo tuba tunabikunda kuko uzana mu iby'Imana ibya Bibiliya. None se Bibiliya ko ari ifite ukuri kw'ibiriho ku isi. Iriya gahunda yabo igomba gushyirwa mu bikorwa kandi igomba gushyirwa mu bikorwa ibyo byose bigomba kubaho uko tubyumva. Iyi ntambara igomba gukora kugusha ubukungu bw'isi bugomba kubaho. Wabonye uko esanse yazamutse bavuga yuko ndetse mu minsi mike nyuma y'ukwezi kumwe izaba yarenze amadolari 100 ukagungu kuko ubu ngubu yagiye kuri 95. Ntibazakange rero igeze ku 110 muri gahunda yo kugira ngo wa mukanda n'akarengane n'umwiryane birushaho gukomera ku isi kuko buri leta yose yo muri Afurika aba opposition bayo nta kindi bayirenga no kwananiwe kandi ariyo kibazo cyo dufite kiniti zacu. Ibi tuvuga ntibaba bizi n'aba nabizi barabyirengagiza kubera inda bakavuga ko bari mu buyobozi bananiwe ngo hari icyo bashobora kugira ngo bahave bahicare nabo barye. Abantu cyane cyane muri Afurika ho dufite abantu bacu bafite ibibazo naba kereka umuntu yongeye akabarema akabasubiza mu mashuri bundi bushya bakiga ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko isi yose muri rusange ikeneye Kristo. Niwe bwenge bw'Imana nyakuri bwavuye mu ijuru kugira ngo umuntu agire icyo akora cyangwa agire icyo avuga kigaragara kandi cy'ubwenge. Pastor, kuba ibyo bihugu bindi bitagiyeyo bifite veto power bivuze iki kuri iyi nama? Ese nibwo bwa mbere? Nibwo bwa mbere bibaye bityo. In the recent memory. Kuba ibyo bihugu nibura uko ari bitatu uko ari bine byose bikabura hakaboneka kandi na Biden kujyayo nuko byabereye iwe. Kubera yuko haje mu mwiryane wo kutumvikana kubera bino bintu birimo byo gusatura mwese mu bice bibiri ngira ngo Ubushinwa n'Uburusiya banze kujyayo intentionally kuko hariho na politike yindi propaganda yindi ivuga ngo abantu batuye isi bagomba kureba bari abantu nk'abanzi. No kuvuga ngo hari impapuro ngo zigomba gufata perezida w'Uburusiya Vladimir Putin because he is a war criminal. Hari n'Ubushinwa arahari. Ubwo rero biriya bintu bashobora kubitekereza bati nitujyayo hari abantu bazatureba nabi. Abantu bashobora kuba batese kuki Ubushinwa araje n'Uburusiya baraje bagiye muri Loni barakiriwe kandi ari bagashoza mvururu muri ziriya ntambara. Ubufaransa n'Ubwongereza bo sinzi impamvu kugira ngo byaze kugaragara yuko wenda inama itabaye ya Amerika ahubwo itabaye ya Loni ahubwo ibaye ya NATO ya OTAN. Niba ba OTAN ari bonyine bagaragaye byumvikane yuko na Loni ntigihari ibaye OTAN n'itegeko isi. Bero nabyo bashobora kubona yuko abaturage bashobora kubyibazaho. Abaturage n'injiji menya tubazi ko turijije. Noneho barangiza bose bakabura kugira ngo ibyo abaturage bashobora kugira urwikekwe no kwibaza biburiremo. Loni be kwitesha agaciro bavuge ngo ni bya OTAN. Noneho n'ababande ba OTAN babiri nka Macron na the other guy is an Asian umuhinde niwe mu Bwongereza Rishi Sunak nawe akabura noneho yamara kubura kugira ngo bitaza kwitwa yuko Loni yigaruye na OTAN. Noneho kuko Loni igomba gusigara izwi kandi yubashywe bakabikora kuriya rero. Noneho Uburusiya n'Ubushinwa ntibajyayo kuko bo bari ku alliance ntibashaka kujya kureba n'abari bitwa n'abanzi babo. Ariko byo nuko twubeshya ko bo kuri nzi yuko bahuza n'inshuti barakorana. Nagakino baba bakinnye
ati bimaze bibiri umwaka undi mwaka uzajya kuza hari icyo tugezeho muri gahunda yacu. Pastor, biragaragaza iki rero uku gusubiranamo kw'ibi bihugu ku buryo bimwe bivuga bati turitabira ibindi biti ntabwo twitabira? Ntacyo bigaragaza jewe ku bwanjye nta gikuba cyacitse kuko bari gahunda baba bayiziragiho. Ubundi bazi yuko Loni aribo bayigize kandi bari mu ntambara, ntibashaka yuko abantu babona bari hariya bari kumwe bashekinga hands, kandi baramaze kwigisha abantu babo yuko bariya Ubushinwa, Uburusiya n'abanzi ba demokarasi n'abanyagitugu, mu yandi magambo ni n'abicanyi kuko bashoze intambara. Abantu benshi barababaye, inzara, ibiki byose. Ubwo rero kutajyayo ni byiza. Nanone kandi bariya ba OTAN bariya bandi bakabe bajyayo Ubwongereza n'Ubufaransa, nkubwiye impamvu bashobora kujyayo bikagaragara yuko ONU itakiri noneho mpuzamahanga, ahubwo ibaye y'agatsiko ka OTAN cyangwa NATO. Yes. Ubwo rero abantu bakahita puritinga ibintu kundi itangazamakuru naho ririzi rikabisamira hejuru, buri muntu akavuga ibye. None ibyo kandi bivuga bikagira influence ku bantu. Ndavuga itangazamakuru rya rusange kuko mainstream media yikorera bari ntacyo babivugaho, ariko rino itangazamakuru ryadutse nk'iri ryanyu niki bashyira bavuga ibintu byinshi bakabijugunya hanze. Pastor, reka dusoreza. Reka dusoreza aha ngaha mbwira abantu yuko isi barimo ifite ibibazo. Isi turimo twese dufite ibibazo, hari ibibazo byinshi, haba ku muntu ku giti cye, haba muri community arimo habarizwa hatuye, ibintu bimeze nabi, haba hakora, ntabwo ari ibintu byoroshye. Isi iragenda irushaho kuba mbi, ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi, imitima y'abantu bagenda bwiyongera, ko baragenda baba ibyihebe. So rero nkatekereza ngo hariho inzira imwe nshaka kurekera abantu bazumva kino kiganiro. Iyo inzira imwe iboneka muri Yohana igice cyaho cya 10 umurongo wa 7. Amagambo akomeye cyangwa turebe mu rwandiko mu byahishuwe igice cya 3, ibyahishuriwe Yohana hose cya 3 umurongo wa 10. Aravuga ngo ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Bakundwa rero, icyo nshaka kubagiramo inama nuko mwitandukanya na Sekibi. Imana iratuburiye mu ijambo ryayo yuko abari mu isi bose bagiye kugeragezwa, ariko witondeye ijambo ry'Imana, Bibiliya imuhaye garanti yuko Imana izamurinda. Niyo nzira nababwira, nawe nta kiza gihari, nta n'icyoroheje. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze. Amen. Pastor, reka dusoreza aha. Murakoze. Murakoze cyane. Katwiragize Imana. Mana yacu ikomeye, turagushimye. Reka aya magambo azafate ku mitima y'abantu batekereza inzira yawe bayubashye. Natwe tuduhe umugisha, udukomeze kugira ngo twe kurarurwa cyangwa se twe guhangayikishwa n'ibiriho, ahubwo twiringire izina ryawe ridukiza, kandi twiringiye ko rizakomeza kudukiza. Ushimwe ko wemeye kubikora kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu temuka ntabwo murabibona, murabizi, mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu Ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare